bikugira ko uyu munsi muhandi abona buze cyangwa se muri where day you sontir ko nasuwe no muhanzi uyu nguyu maze iminsi myinshi cyane mushakisha hanyuma yateze indege aravuga ati reka nje kureba Bosqizo ndebe ibintu ansigaye mavuta hanyuma niyereke n'abanyarwanda mbereke ko ntabuze mbabwire nibyo nari mugiyemo Jay-C reka nguhe ikaze mu kiganiro amakuru yawe bimeze bite na amahoro maze iminsi uri ku rutonde rw'abashako ibiriya byaramahamuye kabisa nese niyo mpamvu nagomba kwita ngo umuzigo rwose nkagwamo nago nakabenge mu baza hanyuma Jay-C banzo reka iyakire cyangwa se abantu turi kumwe banzo bashyirireho akantu bumve ko kiri Jay-C wawe ndo muri sentiment yo story ndazikumbura cyane zo mwirigara kuga kaje namajyane twicara tukandika none ubu ni mugo no kuyoyoma kakahava rest in peace mbona mukura nk'isabune ayanyu narayarize ubu narihanaguye kizigenza ugarutse by'ikimuna kumbuye vesi kanzi pakirimi zigonye huzuze ntiza amatwi wowe ntiza ubwonko ntizigihe ubundi by'imirongo ndagusabye ubindekere Mesia wigi minsi reka mbikubwire Jay-C kaze kabisa ndumva ukiri wawundi hanyuma Jay-C banza tubwire waburiye he nyuma gukora sentiment indirimbo igakundwa waburiye he uri mu biki ubuzima bari bugari mani ariko kiza nuko nagarutse narindi mu tundi tuaferi umuryango no kugira ngo nawo umere neza ubu ntago ukiri umwe noneho ufite umufasha abana bangaye Mungu n'umukobwa oya koze n'abakobwa okay felicitation hanyuma Jay-C nyuma yo kuvuga ati ngewe nari ndimo ndokipa umuryango igihe kirekire ni iki noneho kiguteye uru ruzinduko rwo kuza hano kundeba ikintu cya mbere ni urukundo rw'umuziki ni urukundo rw'abafana nanjye byanjyaga cyane kumara amezi 9 nta indirimbo nshyira hanze byari ikibazo abafana bampamagara bagiye kubyara ibibazo nawe ushyira hanze ushyira ku karubanda ariko nagarutse ambaka n'indembe ambaka kandi ibintu n'uburyo twagiye kuri ambaka banzu yishyireho freestyle ambaka niriya oya gasubizaho nanone ni ibitero bitatu shyira kandi kantu gatoya twumve kugarukanya ingufu reka bakubitiriye gatatu kuko nubundi niyo nkunda story ndazikumbura cyane zo mwirigara kuga kaje namajyane twicara tukandika none ubu ni mugo no kuyoyoma kakahava rest in peace mbona mukura nk'isabune ayanyu narayarize ubu narihanaguye kizigenza ugarutse by'ikimuna kumbuye kizigenza wagarutse hanyuma abo ngabo uri kubwira ngo mugongo bayoyoma ngo rest in peace abo ni banda abayoyomye bose muri rusange ntawe nasize rwose hanyuma se uravuga iki kuri Pifla mugenzi wawe umuraperi kuko nawe amakuru nuko avuga ko muri iminsi yarayoyomye kubera ibintu bijyanye no gufata ibiyobyabwenge ahari twese turahazi tuhareke ariko noneho yagiyeyo bavuga ko amaze kuyoyoma cyangwa se ntangije general cyangwa se gisa cy'inganzo bose abo bantu bishwe na mugo urabavugaho iki cyo kintu niba ari bo ko babikoresha nagira inama yo kubireka cyangwa se niba banabimwe bonyine ntagiye Jay-C afata iki kiyobyabwenge so Jay-C indirimbo tuzaniye wayikoze wenyine wayikoreye ifite amashusho neza bite mwiza mu Rwanda Bruce Melody amashusho ni muri 2 weeks hanyuma kubera iki wahisemo gukoresha Bruce Melody cyangwa no wabonye ko wakoranye nawe sentiment ntago ariyo mpamvu ahubwo urumva ubundi Bruce Melody uriya no muririmbyi ariko ari no ngiye nanamushyira mu baraperi ase ndamubona na kenshi buri gihe mbona ayibereye n'abaraperi hanyuma arafilinga hip hop kurusha abandi no mpamvu narirwa nese mu gukorera okay hanyuma mwakoranye indirimbo yitwa sentiment imaze igihe ntago kibuka ibitero bya sentiment nabihamye nabyibuka twagiye nguri sangre nabandi n'ubuvunga cyane uri rukuruzi nkurura nkabicyuma uri byose kuri nge uri hose uratoshye uraryoshye sinzi mwijuru gusa kwisukuru tamanike hejuru mu biti wowe uriribuye mu minsi wibona n'indi minsi mikuru mirongo uracyayibuka kabisa nubwo maze igihe kirekire so abantu rero bakurikiranye CMC ijambo ribavuye ku mutima urabagira ikintu batangariza ndabakunda cyane yari yabwiye ko wabuze waburi urengera aho noneho ngewe niwe nje mbwira ambaka ntagazongera kubabwira kandi abasezera urakoze rero cyane urakoze cyane